Dr. Lawrence Muganga wari wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano imbere muri Uganda, ariko akaza kwangwa n'itegeko nshinga amategeko kubera gushidikanya ku bwenegihugu bwe. Yajyanye abanyamakuru kubereka aho ababyeyi be na mushiki we bashyinguye mu gushimangira ko koko ari umunya-Uganda cyangwa se ari umuturage wa Uganda. Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza udahema kubana natwe mu kuri ibiganiro tudahamba kubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nje nitwa Alexis Mbarusha, naho iyi ni Arimba TV. Nshimire wamaze gukanda subscribe cyangwa se abone kuri Arimba TV kugira ngo ujye umenyera makuru agiye hagezweho havugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no mu Rwanda muri rusange. Nyuma y'itorwa n'irahira rya perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, hakurikiye ibikorwa byo kuzuza guverinoma ndetse no gushyira abayobozi mu myanya igiye itandukanye, byaje gukurura impaka rero hagati y'umwe mu bayobozi bari bashyizweho. Uwo nta wundi ni Dr. Lawrence Muganga wari wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano imbere muri Uganda, ariko akaza kwangwa n'itegeko nshinga amategeko kubera gushidikanya ku bwenegihugu bwe. Yajyanye makuru rero aho ababyeyi be bashyinguye ndetse na mushiki we witabye Imana kugira ngo ahamye koko uyu atari ari umunya-Uganda, adafite ubundi bwene bw'igihugu ubwo aribwo bwose. Ibi yabikoze kugira ngo ahamye koko uyu nguyu ari umuturage wa Uganda. Uyu Dr. Muganga yavuze ko yemeye kureka ubwenegihugu bwa Canada, gusa hari abandi bavuga ko uyu Dr. Lawrence Muganga atari umuturage wa Uganda ahubwo ari umunyarwanda. Abandi benshi bakomeza kuvuga ko uyu ari umunya-Uganda ndetse ari umuturage wa Uganda, nkuko nawe yaje kubihamiriza agaragaza imva z'ababyeyi be bose ko bashyinguye muri Uganda. Uyu Dr. Lawrence Muganga yaje kureka ubwenegihugu bwa Canada yari afite ndetse abureka agamije kwinjira mu myanya yashyizweho cyangwa se mu myanya yashyizweho muri kiriya gihugu cya Uganda, ariko biza gushidikanywaho ko ashobora kuba afite ubwenegihugu hagendewe ku mazina ye ndetse n'imyirondoro ye bigaragaza ko ashobora kuba afitanye isano n'abanyarwanda. Muri uyu muhango rero waje kuba ku munsi w'ejo, ubwo yajyanaga abanyamakuru ndetse n'itangazamakuru muri rusange kumva y'ababyeyi be, yacitse intege afatwa n'ikiniga ararira nyuma yo kuva kwerekana aho mushiki we ashyinguye. Ageze kuri mama we abura imbaraga zo gukomeza, maze yicara hasi ararira nkuko nawe uri kugenda ubibona. Reka nkureke ukurikire ikiganiro yagize cyangwa se ubutumwa yatanze ubwo arimo kwerekana aho ababyeyi babashyinguye, avuga ko atari umuturage w'ikindi gihugu, avuga ko Uganda ari bwo butaka bwe, ariyo kavukiriye ndetse ari bwo bwene gihugu bwe. Ntinyonyole wa abantu bange bazikigwa nayo no sister wange yaranzirako naye yawumula namwita Tina Winje Ni mu gihe Frank Gashumba waherekeje Dr. Muganga aho ababyeyi be bashyinguye yumvikanye avuga ko uyu mugabo atari umunyarwanda wo mu Rwanda ahubwo ari umunyarwanda nk'ubwoko bwo muri Uganda. Yagize ati ntabwo turi Igisenyi, ntabwo turi mu Ruhengeri, ntabwo turi i Nyamirambo, nta nubwo turi mu Gasyata, ndetse nta nubwo turi muri Sweta agace ko muri Uganda. Turi muri Sweta i Mukono muri Uganda, ntabwo
turi i Butare, ntabwo turi i Nyamirambo cyangwa se Kacyiru cyangwa se Gisenyi cyangwa se ahandi aho ariho hose nko mu Ruhengeri mu Rwanda. Aha turi ni muri Uganda, mu mujyi wa Tweta. Ahangaha niho turi. Bishatse kuvuga ko uyu mugabo nta bwenegihugu bw'u Rwanda afite, ahubwo ari umuturage wa Uganda, bityo akwiye guhabwa nk'ibyo abandi baturage ba Uganda bose bahabwa. Aha yavugaga ko akwiye gusubizwa uburenganzira bwe, maze ibyo itegeko nshinga rya Uganda ribyemerera abandi baturage bose ba Uganda nawe rikabimwemerera nk'umuturage wa Uganda. Umva mu magambo ye bwite uko yivugiye n'uburyo yatangaje. Kayonga yazalibwa nga lumu August 1939. Mulira ono mukadde twamuziika last year ngenda kuza omwezi 23 December naye nga yafa nga 21. Owulira ono mukadde ye mama wa Muganga. Wano tuli Seeta mukono tuli Gisenyi tuli Ruhengeri oba Bunagana tuli wa tuli Seeta mukono. Statement yakoze agambye nti yali tamanyi nti olunaku lulikya yennyonnyoleko oba munnayuganda. Ono yali muzeeyi we, muzeeyi Kayonga Leonadi. Yazalibwa mu 1929 n'afa ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'omukaaga 1999. Awumuliddewo tuli Seeta mukono Uganda, situli Butare, situli Nyamirambo, Kacyiru oba Gisenyi oba Ruhengeri. Kati omuntu yenna adawutinga nti Muganga si munnayuganda, oliba olaba ki? Bannayuganda mulekeraawo okusiga ensigo gy'obuzikyaye eziri best ku mawanga. Tuli bannayuganda ng'Abaganda, ng'Abakyoli, ng'Abateso, ng'Abalango. Okiwulira? Omuntu yenna adagamba nti Muganga si munnayuganda, Mukama ajja kuwa ekibonerezo. Muganga alwanyisibwa lwa bintu bibiri. Olw'eggwanga lye, ekyokubiri mwerufu. Bano ababbi abali mu bitongole bya gavumenti byonna beeraliikirivu nti Muganga kasaafuka state minister. Obubbi n'obutali bwerufu bukoze eki? Biweddewo. Kyekimulwanyisa teri kirala, si bisaanyizo. Omusajja newe twogera kyali vice chancellor wa Victoria University. So kyekyo bannamawulire mwebale kujja bamuyina ekibuuzo ekyemubuuza mu kikole ki mu kibuuzo. Abataka bonna mubalabye. Ono mukyala baasomanga naye muze Yuli, ono mwami yali vice chair byebyo. So bukyayi mu communities mwe tubeera tuli ba Luganda. Nze sinaba kulya omuntu yali yankubidde essimu nti gyendi eno ekalungu oba Egomba oba Ekyotera oba Sembabule bansosola eggwanga lyange. Obusosoze buli mu kitongole kya immigration ekiri mu Ministry of Internal Affairs. Nkiddemu wano kyova olaba omukulembeze yagaidinga nga issuing executive order okusala wani munnayuganda si bw'abanene b'e Kampala, bw'abataka. Chairman we Rosa confirming nti Muganga mwana wa kuno, mami we yaani kasita chairman we Rosa akakasa nti oli munnayuganda. Diso LC Fidinara DC ng'olwa passport national IDs. Ndozi obulimba bwonna obubadde ku social media nti Muganga si munnayuganda bubadde cleared. Adawutinga nti Muganga si munnayuganda. Eseta tiba tosaba visa tiwali road block. Ikibazo mbaza, ese Dr. Lawrence Muganga nyuma yo kwerekana imva z'ababyeyi be bashyinguye mu gihugu cya Uganda araza gusubizwa uburenganzira bwe maze agumane umwanya yari yahawe, cyangwa nabyo biraza kuba imfabusa nyuma yuko agaragaje imva z'ababyeyi be? Reka tuzahurire hano kuri Arimba TV nyuma yuko hagize igihinduka tuzabamenyesha. Nge nitwa Alexis Mbarusha, naho iyi ni Arimba TV, turabakunda cyane.